Ku itariki ya 9 Mata 1994 abatutsi bari bahungiye mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali n'ahandi barishwe, ndetse ni nabwo ingabo z'Ubufaransa zatereranye abatutsi bakicwa zireba. Kuri iyi tariki ni nabwo icyo abafaransa bise Operation Amryllis yatangiye mu Rwanda kugera tariki ya 12 Mata. Igisobanuro cy'iyi operation kwari ugucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane mu mujyi wa Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare n'interahamwe. Izo ngabo z'Abafaransa zarebaga abicwaga nyamara ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa bikomereza gucyura bene wabo. Abafaransa ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorwaga mu maso yabo, cyane ko ku kibuga cy'indege cya Kanombe bahasize benshi babasigira interahamwe. Hari abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'Abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'Abafaransa. Imiryango yari irimo abashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda barabatandukanyije, abanze gutandukana barabasiga. Abagore bashakanye n'Abanyarwanda babasabye ko ababo bashakanye n'abana babo babatwara baranga. Abakozi ba ambasade y'Ubufaransa cyane cyane abatutsi barasigaye, abenshi baricwa. Ambasade y'Abafaransa yafunguriye imiryango yayo umuryango w'uwahoze ari perezida. Abari mu mutwe w'abicanyi bashyizweho na leta yari iriho n'ibyegera bya Habyarimana. Abatutsi bagerageza kurira urukuta rwa ambasade y'Ubufaransa barakubitwaga bakabasubiza inyuma, interahamwe zikabica. Abakozi bo mu nzu yareraga imfubyi Alfrena Saint Agathe yari ya Agata Kanziga, umugore wa Juvenal Habyarimana, barabatwaye, ariko Ubufaransa bwima ubuhungiro abana ba nyakwigendera Minisitiri w'Intebe Agathe Uwiringiyimana wari umaze iminsi 2 yishwe n'abasirikare b'u Rwanda bari bayobowe na Major Bernard Ntuyahaga. Uwo munsi umuryango wa Habyarimana n'abandi buriye indege z'Abafaransa bajyanwa ibangwe muri Centre Africa bakomereza ipare mu Bufaransa. Tondo cya tariki ya 8 Mata Bagosora yakoranyije abayobozi bagize Hutu Power kugira ngo bashyireho guverinoma. Bose bavaga mu mashyaka y'abahezanguni. Ishyirwaho ry'iyo guverinoma ryabereye muri ambasade y'Abafaransa. Emerenide yari hagarariwe na Mateo Ngirumpatse, Edouard Karemera vice perezida we, na Joseph Nzirorera umunyamabanga mukuru wa MDR ihagarariwe na Forodouari Karamira ndetse na Donati Murego. PR ihagarariwe na Justin Mugenzi, Agnes Ntamabyariro. PSD yari hagarariwe na François Ndungutse na Hyacinthe Nsengiyumva Rafiki. PDC yari hagarariwe na Jean Marie Vianney Sibomana, Celestin Kabanda na Gaspard Ruhumuriza. Emerenide yashyizeho Dr Theodore Sindikubwabo nka Perezida wa Repubulika. Bagosora nawe ashyiraho Joseph Kambanda ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Tariki ya 9 Mata 1994 interahamwe n'abasirikare barindaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi Gatulika yitiriwe Mutagatifu Vincent Paroti Igikondo bagera kuri 500. Kuri uwo munsi kandi ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri Kiliziya y'Igikondo. Uyu munsi kandi ni nabwo abasirikare ba leta batwitse abatutsi bari bahungiye mu mudugudu wa Nyakabanda ya 2 munsi ya hoteli Abaoba. Ikinyamakuru cy'Abafaransa La Libération nicyo cya mbere cyise ubwo bwicanyi jenoside, mu nyandiko yanditswe n'umunyamakuru Philippe Sepi wari mu Rwanda igihe jenoside yabaga. Kuri uwo munsi kandi abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama, Kabare mu karere ka Kayonza, kimwe n'abari bahungiye kuri Paruwasi Gatulika ya Kabuye mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo n'ahandi barishwe. Ibi byose tukaba tubikesha urubuga rwa CNRG.